saying? What are you saying? What is he saying? Noje gusaba akazi pe. Ese no gatanga. None ni bene wanyu. Isosi. Hano mbesire cyanda wowe watanga akazi nkagafata. Gusaba akazi hano naguje kubura. Uri kubyumva? Ngenda kubwiye ati mbaharira uze wicare hano ubwo va mu mwanya wa boss. Boss wawe ninde su? Ese boss ngiye bandangiye akazi ko umuntu witwa Wichanga arimo aratanga akazi. Niyo mpamvu waje unangonga ufite akumagambo menshi ngo ukumbe ukoko uzikari wumva byibutse ari ukoko twawe ukangonga. Nese no witwa Wichanga. Ya ninjye witwa papa wawe. Nago twabibwiye nge banyita gasengeri. Nyuma yo kunkora mu ntoki ndaza kukwishyura ikintu wankubise. Ariko boss mbere na mbere banzuma akazi. Yenduze kunyica wakabonye ubushomeri bwa turembere. Banzu mbwire. Ugarukiye mu kanga wa ishapeti. Kuko ira nkubi y'urutugu wankubise. Nagi garagaza umuntu discipline. Ariko rero boss mwari mumbaje amashuri nagarukiyeho. Nagarukiye mu gatatu cyangwa mu kabiri. Agashaka. Boss tangiye kubizana minambara nanjye nazize. No kubura. None ngiye ngubajije ngo icyo wagarukiye mu kanga. Sara umuntu uburana n'amafaranga. Bira wagarukiye mu kanga. Gatatu cyangwa mu kabiri ni kwa bene wanyu. Jesus. Kazi karabwira.